we na mukuru we n'umuhungu umwe bitaga Yeme. Umuhungu yigeze yanakoze impanuka hano Kabeza mu ikorosi rijya mu Busanza y'igara aragenda kubita mu buzima bwo gustaragura inganyina ababambe akubita umutwe ku muyenzi ahita hagwa. Noneho amaze ise yari umumotari. Ise wa Miki arapfa. Amaze gupfa mama wa Miki yo kwizamura k'umuntu. Amaze gupfa mama wa Miki yahise ashaka undi mugabo, ariko ubwo mbere yuko ashaka undi mugabo mama wa Miki yacuruzaga kanyanga n'urumogi. Kwakenda nzagwa 20. Mwana agiye kwiga sha. Naho ubundi asifuwe nabi ibyo byo nukubeshya se wafungishije nyina kuko nyina banamufunze mari banamufashe mari. Yatanzwe n'uwamutanze ndamuzi, yatanzwe n'umusirikare wabaga muri airport. Abasirikare barumweraga iwabo. Rero umusirikare ni wamutanze. Amutanze bohereza kagatipiro bagatipe kogosheraga radari kogosheraga bingaro bitaga Mike. Mike ko kazanye n'abapolisi kararugura kamaze kurugura abapolisi bahita binjira bari bavuganye. Noneho sifuwe abonye abapolisi babagira ubwoba bafata igipfunyika cy'urumogi arakijugunya inyuma y'igipangu. Umupolisi aragisama arakigarukana mu gipangu imbere. Nuko babafashe ntabwo ari face ko yari umwana ko yari ikimyira kiriya gihe yari azi ibyo bintu ibyo ari byo, yari umwana rwose. Nyuma se bamaze kubafunga Miki ntiyabaye iwanjye ariko sinahari ngewe wahise ufatiraho umugabo wa nyina ntiyahise abatana bafata umaze ko nahise mutereka nkarera Miki nkarera na mukuru we. Batandukanye umwana wanjye afite umwana bari bashaka nuko badashima nagiye mbagirira neza. Amata y'inka banyweye nakoraga mu ifamu y'inka 300 nkajya nzana litiro 20 z'amata cyangwa 40 za buri munsi kuko aho nakoraga ntabwo twari dufite. Ndi gushaka gutanga gasopo Pastor Claude nayimuhaye. Miki nawe ngiye kuguha gasopo dusoza ikiganiro. Miki genda gati y'imihanda iranyerera wikima amata umuntu wagukamiye. Regis mwasangiye byinshi wabayiwe ntago wagiye kuba kwa Regis ngo ntagutunge. Wari amafaranga ya Regis ufata izina rya Regis urikuriraho bituma tukumenya ubu umushoramari muri sinema kubera Regis. Genda gake Regis nawe inama nguha gerageza ushiremo ukuri ukuremo ibinyoma kuko Regis yavuze ngo Mikagenda asabisha amarira avuga ko ari imfubyi, avuga ko ibibazo bye kugira ngo abantu bamugirire impuhwe bamufashe. Ariko Miki ni imfubyi se yarapfuye. Uri kumva nyina arafunze ngo Miki ngo yagiraga n'ibintu by'ibifukunyu ngo bikamu by'ibicuri. Miki yagoga igicuri yarasaraga akirukanka bakamubura akagenda bakamusanga kumva yase. Ibyo bintu Miki ntagarukura bisubiramo. Miki araguha ikinyarwanda werekane yirutse nayo diyo uretse ko avuga ko ari yizane duca amazimwe abantu badukurikiye bicare bafata intebe bakata ibintu ngo Miki yababa yaravuga. Noneho Queen we ngo yarababa yararira ari mu gituza cya Regis. Noneho Regis aramuguyaguya nabwo ati hangane ngiye kugenda nitereka umuntu muheki ikinyarwanda niko kuza agashyiramo isukari ngo yafungishije nyina kugira ngo nawe mukomeretse nk'uko namukomerekereje Queen wiwe. Hanyuma rero wowe Miki genda gace imihanda iranyerera. Dufite byinshi bye imihanda iranyerera sidushize amavoice ebyiri. Sidushize amavoice ebyiri abantu badukurikiye. Bite sibiki. Ari ngo kumbuye izina ry'Imana abantu badukurikiye barabizi. Nari ngo kumbuye mbaza ngo waruri mu rugo. Mu rugo umuntu yari mu rugo bari gukora iki? Warurimo gukora imibonano. Nego mibonano nahuye na Yesu. Kubizira heri mbonye ze kare hageze ku marembo y'ijuru. Ntabwo navuze mpuza bitsina. Ntabwo ni ahubwo wowe sinzi ibyo utekereje. Okay, imibonano bwoko ki? Imibonano bwoko ki? Mpuza buri. Ariko uzayi. Hari ikiganiro cyawe nabonye. Kimeze gite? Nomba mfite cyo kuvuga.
uvuga ngo uhamagare. Ikindi mbere y'uko ugira icyo uvuga banza usohoze abakunzi ba Feza TV show bari bagukumbuye. Rata abantu bo kuri Feza muri aho nditonda. Abantu bandika amagambo ngagira umunwa bari bagukumbuye gabanya umunwa ariko. Hanyuma rero narebye ikiganiro cyawe ndakireba kuva kuri 2 kugera kuri 7. Numva mfite komanteri. Ikibazo nagize ni kimwe nk'abantu nagize ibyago nsanga kiri recording nsanga si live. Kimeze gite? Ikiganiro wakoze kuri uvugana na mama wa Vestine. Cyatugana nakirebye. Buriya mbere ko nyireba narebye uriya mugabo ngo ni Claude. Nabonye cyararangiye nawe wivumbe none Claude ndamuzanye. Ikiganiro cyarangiye nabirakariye udashaka kumva Claude. None ikibazo ahantu gipfiriye nje mutangirana ikiganiro cyangwa kamera yaragabanyutse. Oya ndumva za Pastor Claude narebye ikiganiro cye. Uriya mugabo ikintu cya mbere nabibonyemo abantu bari muri komanteri nibo banambeshe jewe ni Alpha nyawe nk'ibisanzwe ni nyawe. Nta bintu byo guca ku mpande sinjya njya ruswa. Ni murebe uriya mugabo ikiganiro yakoze icya mbere namubonyemo uriya mugabo rimwe akunda aho bishushe kugira ngo avugwe. Uraza kureba ku inkuru dufite mu mwandiko ya Murava n'umugabo we. Urasanga umunsi Pastor Claude yabonye ko irankuru ibaye nk'irangira. Yahise ashaka kuzana Zaga hagati ye na Chita Magic. Iyo Zaga yizanye asanga Chita Magic yamaje kubona umuvuno we aramwirengagiza. Yagira ikintu abikoraho. Umutipe gutuza biranga arebye ubukwe bwa Vestine uburyo bumeze. Abugarukaho kuko yafashe ubukwe bw'umwana byaye abuhuza n'ubukwe yakoze. Asanga ari itandukaniro. Uriya mugabo akoze ubukwe inshuro zirenga imwe. Urabeshya. Pastor Claude afite umugore wa kangahe? Nzi kuri ari we wa mbere. Nka yanjye wagose tujye tuzana amafoto. Uriya mugore si uwa mbere Pastor Claude arongoye. Kandi nje nta nubwo njya nkunda gukoresha post yitwa Pastor Claude. Ntago njye mwemera nk'umupasiteri. Kubera iki se ko ngiye ngo ni Bishop Gafaranga Bishop hari bira bya Pastor Claude bifata nka prank. Bira nibyo babatirizwa mu nzoga bahuye. Nibyo mu mayira. Hanyuma nje ntago wenda mbivuga Pastor Claude kango bamwumve ariko ntago ngiye mwemera nk'umupasiteri. Ni icitiriro. Kuko ubu ngubu ubona n'umusinzi ari gusinda ngo pastor ngo dutahe kandi yabandaga ari mu muferege. Hanyuma rero uriya mugabo ararebye abona ubukwe nta hantu buhure n'ubukwe bwose amajije gukora mu buzima bwe. Aravuga uti ngiye kubavugaho kugira ngo abantu bakunde bamvuge. Ntago nje kumuvugaho pe. Ariko ni discipline ku myaka ye. Numvisha amagambo. Mugaye nk'umugabo numvisha amagambo ya mama wa Vestine. Agahinda yabivuganye emotion ziwe kandi uriya mubyeyi ntago ibiboro by'iyi mihanda ntago abimenyereye ku buryo yabikoramo prank. Ibi bintu by'iyi mihanda ntago abibamo byo kuba yabikoramo prank. Agahinda wumvise afite kujuje ubuziranenge 100%. None umuntu w'umugabo ngana kuri urongoye abagore babiri uzamaguru y'abagore barenze umwe akwiye kuvuga amagambo ngana kuri ku mwana ungana n'imfura ye. Uriya mwana akaba ari mu mfura ze hasanga afite n'abakobwa. Ariko none ikibazo kindi cy'ingenzi gituma uriya mugabo ashobora kuvuga kuri kwifuza abana bangana nka kuri. Urabeshya. None se ntaga amagambo yavuze akwereka kwifuza kuri uriya mugabo ukuntu ukoresha. Reka tuve kuri kiriya kigoryi ngo ni Pastor Claude nge narakirakariye. Kwifuza kuri uriya mugabo naramurakariye kuri ku rwego rwo kuba yakifuza Vestine ngo amubere umugore. Ahubwo ikibazo afite biriya reka noneho bifatireho umwanzuro. Kiriya kibazo wabajije mama vango ngabona ngo yabyakiriye te ngabona ngo yabikora. None reka nkubwire biriya Pastor Claude yavuze mu magambo yanjye nka Alpha bigizwe n'ishyari ry'uko uriya mwana atamwemera ngamugira umugore. Ariko uriya mwana aramutse abwiye Pastor Claude ngo nkubere umugore izina ry'Imana umugore Pastor Claude afite yahita amutagakurikira uriya mwana. Niba mburanya abantu bari muri komantire babona ko Pastor Claude uriya mwana w'umuhanzi Vestine amwemereye akavuga uti ngewe Pastor Claude ndagukunze ndashaka ko tubana. Abantu babona ko Pastor Claude atata umugore ngo yemere uriya mwana munyandikire muri kuvuga ko ari ishyari. Rira ni ishyari kuko Pastor Claude ashatwe n'umusaza bakuyemo inda izo nda yaraziteraga akanazikuramo.
Pastor Claude ni umuganga. iziranda yavugaga ngo bateye ngo bagakuramo. Pastor Claude si umuganga, Ninde nta vuriro waje agira ry'ubuganga, kumutakira? nta n'umuganga yazanye ngo avuge ngo izi nda nazikuragamo. Inda ko batayikuriramo ku cyapa cyangwa ku itangazo bakaba batayikuriramo mu isoko, Pastor Claude yamenyaga iki isaha iyo nda yinjiriye n'isaha iyo nda yaviriyemo? Noneho ngo bari no muri ngo yashatse ari no muri WONAP. Ese ubundi Pastor Claude agira ivuriro, wenda atwereka ivuriro rye tuvuge ngo kandi ntabwo mu mwuga w'ikiganga kumena ibanga ry'umukiriya ntibyemewe. Aba yari n'umuganga yaba afite n'ikibazo cyo mu mutwe. Gusa amakuru nzi neza nuko umugore yashatse ngo ari umuganga ngazi ibintu by'ubuganga ari biki n'ibiki. Ese cyangwa umugore we wakuriragamo inda, niwe wakuriragamo inda Vestine, cyangwa niwe wamushyize muri WONAP, cyangwa nawe tumuzane tumushyire ku imihanda. Umugore tumuzane burya abantu banamuterura bakamutereka tumuzane ku mihanda. Yazanye Chita Magic aravuga ngo n'umugore we wa Chita nta ari kuri level y'umugore wanjye. Icya kabiri n'imodoka ya Chita nta iri kuri level yanjye. Bivuze ngo yarajya afata imitungo yafata umugore w'umuntu nawe umugore wawe ari uwawe. Afata umugore wa Chita muzana ku mihanda, afata imodoka ya Chita izana ku mihanda. Bivuze ngo mukajya rwo bati n'isahane bariraho siri munsi y'yanjye. Agatangira kwinjira. Noneho natwe tuzana umugore we tumutereka imbere imihanda tumuzane tumuti ibyaro ntabwo twababura reka tuba tubafite kandi noneho ushobora gusanga abana avuga umbusa Pastor Claude shyira agapira hasi reka umwana yibanire n'umugabo we yakunze n'umuntu mukuru byo vuga ngo yambaye icyombo yaracyambaye nyine si umusitari se. Ese atambara icyombo iso yaguha intwaza ntumuha. Hari undi mugeni yabonye ukuramo ivara akaza akataramira abantu. Sibyo uriya mwana usibye ko afite ikibazo cyo mu mutwe ariko ubundi uriya mugabo bazamuvuje. Uriya mugabo rero ngiye icyo mbona akoresha ibiyobyabwenge. Uriya mwana ni umusitari turamufana turamukunda n'abandi se yamuretse nareka umwana akore hiti mu buryo bwiza. Nta muntu yavuze nk'ibyo Claude akora, nta muntu yatutse. Gukora ubukwe n'uburenganzira bwe, ahubwo abo bavumbayi bavahe bakajya he. Ande uje bigisetsa wasanga Pastor Claude afite invitation imwinjiza. Yarari muri bariya. Afite invitation imwinjiza. Oya yakinjira nk'umuvumvyi. Vestine yashyizeho ubishoboye wese. Yashyizeho ubishoboye ariko umuntu nka Pastor Claude nk'umubyeyi yaza kuba ari umubyeyi ukuri ari kumuha invitation. Umubyeyi wandi ubundi. Umubyeyi ntago mbi akatabyaye. Nanjye niyambyaye umubyeyi wanjye. Ibyo tubiveho. Ishyari ryawe Pastor Claude nguha ikinyarwanda nguha ukuri bagakate bakakumvisha bakagwe nushaka uzunsubize mutemu gabanya ishyari. Iryo ni ishyari n'umururumba urimo urareba umwana yigiye kubakira urugo rwiza ngo bagiye kwiba amafaranga. Inzozi z'uriya mwana yarazikubwiye ko agiye kuba umujura yibye bangahe uriya n'uwa kangahe kugira ngo uvuge uti afite experience. Ahubwo wowe usenya urugo rwa mbere kuba ku rwa kabiri ufite ikibazo, ufite umuzimu bita bwoko ki? Afite umuzimu bita zerera. Umuzimu w'uruzerero dukumva twikomereze twigire mu mwandiko twigire kuri murava. Pastor Claude ndakwihanije ngo haye gasopo shyira hasi umwana. Oye birakariyamo nawe utamera nkanje umuntu w'umubyeyi ariko nawe utarakaruka bivamo nkanje. Rata abantu bakurikira Feza TV turabakunda ariko rwose mujye mubivuga inyebebe nk'izi mukataye amavideo muyaboherereza bavuga ati dore ceceka amagambo yawe ibibazo byawe tubona n'abandi barabibona. Rero ufareka nkusetse hari inkuru irimo gutrendinga hano ya Miki uramuvugaho iki ubu buryo yatangiye ashotora nuza Regis akaza kumutamo noneho umukobwa akaba ari muri koma. Icyambere Regis muzi mu buzima busanzwe n'umuntu ugira amagambo make utuje kandi Regis avuga ibintu bifite fact. Aravuga ngo umukada azi Miki mbere yuko nge mumenya. Nanjye Miki ndamuzi kuko hari byinshi muzi. Ibyo nibyo ugiye kujyamo kubite hasi. Hanyuma rero kumena umuceri. Uriya Miki tuzi tumuzi kubera Regis. Miki bundi tumuzi kubera Regis. Hanyuma ni gute umuntu ariko ngiye muzi mbere yuko abantu umusitari. Tuvuge ku ngoma y'ubustari mbere yuko aba umusitari ntaho turamuza mu kajagari mu kabari
nk'abandi basereveri mu Busanza tumuzi nyine mu kabari nk'abandi bose, ariko ntabwo tumuzi nka Miki wa nonaha. Hanyuma Miki tuzi wa nonaha ubikesha Regis. Ni gute umuntu wagukamiye amata mukamira amashunushunu ubu uri inyebebe, ubu uri injiji. Icya kabiri Regis ubwe arivugira ati wowe Miki wibuke neza, ntago nge nigeze ngukatira, niwe wankatiye. Iyo umuhungu yemera ko wamukatiye utamurusha, no, icya mbere ntamurusha seve, ntamurusha kariya, yaranamuzanye abantu baramumenya. Ibiboro bya filimi Miki arimo nonaha igituma deja yaranasubiye inyuma kuri filimi ze. Filime ntago akirebwa, ahubwo anavuga ko impamvu atarebwa, impamvu yarebwaga n'ukubera Regis. Ibintu Regis ari gukora ibintu bye biracyarebwa, baracyafite abafana. Hanyuma Miki bamumenye kubera Regis, amwiriyeho, amaje kubona ibintu bitari kurebwa, ari gushaka gusaba imbabazi. Noneho Regis aravuga ati ngenzi byinshi nushaka ko tujya muri ibintu turabijyamo. Wowe Miki, nakubujije kujyana umwana iwanyu. Ubundi umuntu w'umubyeyi muzima yijishura umwana gute atari ikindi kintu kimurimo? Reka nkubwire Miki, uburyo ngewe Miki ntamubureminga mu bintu byose abarimo, urumva? Genda mu bureminga 100%. Ni ikigoryi ariko gifite ihungabana. Reka nkubwire impamvu nyine gifite ihungabana. Kankoraho gastori gato. Ibyo rero uracyari mu muhande wanjye, kuko Regis aravangura umukobwa afite ihungabana. Kamubwiye impamvu birabibaho. Ni umurwayi. Tukora niba ari umurwayi tukabyemeranya. Ni n'uburwayi burimo. Reka nkwe story gato. Ni umurwayi byuzuye biro official. Reka se nkwe nkuru gatoye. Ko nawe Miki iwabo ni mu Busanza, urumva? Ibyo ndabizi. Bavukanaga ari abana batatu. We na mukuru we n'umuhungu umwe bitaga Yeme. Umuhungu yanakoze impanuka hano Kabeza mu ikorosi rijya mu Busanza, y'igara aragenda kubita mu buzima bwo gusitaraguringa nyina ababambe, akubita umutwe ku muyenzi ahita hagwa. Noneho amaze ise yari umumotari. Ise wa Miki arapfa. Amaze gupfa mama wa Miki yo kwizamura k'umuntu. Amaze gupfa mama wa Miki yahise ashaka undi mugabo, ariko ubwo mbere yuko ashaka undi mugabo mama wa Miki yacuruzaga kanyanga n'urumogi. Ariko yabikora kuyanga abana babeho, nubwo atari inzira wabwira ababyeyi ngo babijyemo, we yiciriye inzira. Apfuye aza gushaka undi mugabo. Undi mugabo mama Miki bamufunze, abana n'undi mugabo, abana na ba Miki Mama Miki mbere uri gutaruka mu mwandiko, Mama Miki bamufunze kubera Miki. Oya ntago ari byo, ariko mu cyiciro cyo Regis hara yarabeshye. Oya reka nk'inkuru neza se. Ngakomeza yawe nanjye ndakubwira yanjye. Komeza nanjye ndaza kukavaringa Regis. Komeza. Reka nanakumvishe Wodi. Amakuru ngiye famille mba nazinjiriye. Reka nkumvishe Wodi. Iyo Wodi yirizewe. Amaye nka. Ayishiye Wodi yo. Ko nanjye kariko. Yishireho. Chaka umbe none ubisobanura. Shaho mushure kadusenga tsinde kabisa. Uwo ninde? Gutsinda bito byambera amafaranga kazanye. N'umuke wabo. Nako nyina bana mufunze mari bana mufashe mari. Yatanzwe n'uwamutanze ndamuzi, yatanzwe n'umusirikare waba. Ngiye mu kwa cyenda nzaguha 20. Mwana agiye kwiga sha. Naho ubundi asifuwe nabi, ibyo byo nukubeshya se wafungishije nyina, kuko nyina bana mufunze mari bana mufashe mari. Yatanzwe n'uwamutanze ndamuzi, yatanzwe n'umusirikare wabaga muri airport. Abasirikare barumweraga iwabo. Rero umusirikare niwe wamutanze, amutanze bohereza ka gatipiro bagatipe kogosheraga radari kogosheraga bingaro bitaga Mike. Mike ko kazanye n'abapolisi kararugura, kamaze kurugura abapolisi bahita binjira, bari bavuganye. Noneho sifuwe abonye abapolisi babagira ubwoba, bafata igipfunyika cy'urumogi arakijugunya inyuma y'igipangu. Umupolisi aragisama arakigarukana mu gipangu imbere. Nuko babafashe ntabwo ari sifesi ko yari umwana, ko yari ikimyira kiriya gihe yari azi ibyo bintu ibyo ari byo, yari umwana rwose. Nyuma se bamaze kubafunga, Miki ntiyabaye iwanjye, ariko sinahari ndewe wahise ufatiraho. Umugabo wa nyina ntiyahise abakanabafata mu maso
ko nahise mutereka nkarera Miki nkarera na mukuru batandukanye umwana wanjye afite umwaka bariya sha nuko badashima nagiye mbagirira neza amata y'inka banyweye nakoraga mu ifamu y'inka 300 nkajya nzana litiro 20 z'amata cyangwa 40 za buri munsi kuko aho nakoraga ntabwo twari dufite ntabwo twari dufite isoko ry'amata ajya bazanira amata bakanywa ntabwo tutageze n'igihe cyo kunywa amata ariko bibagirwa ko bari abana nyine bajya bihendura ariko yesu nta bintu byatanje nta none se reka nkubwire aho ngaho ndazibye ariko noneho nyuma yo kuziba hari ikintu ashyizemo cyiza bibagirwa vuba cyo icyo kintu cyo ndacyumva hanyuma iriya emotion ntabwo ari we wafungiye yashatse gukiza nyina abari baje kubafata nyina Miki ngo yahise afata icyo gipfunyika akinaga akirenza igipangu akirengeje igipangu umupolisi yari ari inyuma y'igipangu yahise agifata kigarura mu gipangu noneho emotion za zuriya muhungu mva nkubwira impamvu yashyizemo akanashyiramo n'ibikabyo uriya mukobwa uriya muhungu yamwubakiye izina icya kabiri uriya mukobwa yataye Regis ibyo bintu nawe byakubabaza kubaka umuntu umufiteho future icya gatatu cyatumye Regis ashobora gushyiramo n'urusenda kugira ngo ibintu bikore uriya mukobwa Miki yaje atera bombe umukunzi wa Regis icyo cyo ndakimugaye Regis noneho aranavuga ati ngiye impamvu niteretse kamera nuko wavuze kuki kuri Queen ariko nanone ikindi kibazo wakibaza Regis niba ari kuvuga ko kavugishijwe na Queen nabyo tubiha intebe nanone ntago wabiha intebe kuko Queen ntago ari umugore bashakanye byemewe n'amategeko benda kubana barenda ariko bashobora no gutandukana nanone ntiyaza hano ngo agire icyo yakigira ngo ahagarare ku mutsi w'umuntu ariko none umugabo n'uvugira umugore we none atavugiye bashakanye ryari tubazirya nabasambane nyene ubwo se nk'uwo musambane uko yasambanye nawe niko nundi Regis arakubwira uti ikintu cyatumye mfata igiburyo n'uburakari yateye bombe kuri Queen wanjye urafata uburyo ajya kuzana n'ibya kera n'ibya urafata umwamikazi w'abandi ikindi kintu kindi akazana kubeshya ko akaza kugerekwa umuntu ku muntu ngo uriya ngo niwe ntago yafungishije nyina ahubwo ikintu y'umukobwa ngo benda ko banejo wabwirwa none se nanjye reka nkubwire mu rukundo habamo kubeshanya wabwirwa n'iki ko uriya mukobwa atiyemeye kuri Regis impamvu bino iki kiganiro mu gihe Regis mugakate aya majwi muyamuhe Regis ashobora gukotinga amagambo yivuganiye n'iki n'uriya mukobwa kandi uriya mukobwa uwo muntu tudashaka kuvuga amazina ye kandi arabazi neza ntago ari gushakisha akotinga avuga ngo bari abantu bibagirwa vuba hanyuma n'uyu mukwe wabo nawe arigarutse iryo jambo hanyuma kandi nanone kwibagirwa vuba kwa Miki ntago gushobora gutuma yakibagirwa vuba yagera kuri Regis kugira ngo Regis amufashe avuga utubu mfite depression yuko nafungishije mama kugira ngo wenda mva gahinda ke ese ubundi Regis we ushobora gukundana n'umuntu wafungishije nyina yaba mwizeye ate kuko Regis yavuze ngo Miki agenda asabisha amarira avuga ko ari imfubyi avuga ko ibibazo bye kugira ngo abantu bamugirire impuhwe bamufashe ariko Miki ni imfubyi se yarapfuye uri kumva nyina arafunze ngo Miki ngo yagiraga n'ibintu by'ibifukunyu ngo by'ibicuri Miki yagoga igicuri yarasaraga akirukanka bakamubura akagenda bakamusanga kumva yase ibyo bintu Miki ntago ari ukora bisubiramo Miki araguha ikinyarwanda werekane yirutse yizane avuga ko yizane yizane duca amazimwe abantu badukurikiye bicare bafata intebe bakata ibintu yabivuze mu kari gato ngo agirwara ibifukunyu akirwara igicuri mwahavuye bataramufunga kuko bari mu bibazo bya sifi we uriya ngo ni Miki niba ari Miki niwe wajya gurwara ibintu by'ibifukunyu akabura bakajya kumushakisha muri icyo gihe uwo witwa Miki yarwaraga ibifukunya ibintu by'ibicura akabura
akabura bakajya kumushakisha. Miki washyize Miki ko ibiha umunsi yagaya mu buze byongeye byabo. Jewe ntabwo nshaka kuvuga kuri Aga kuko Aga ashobora kwifashisha Miki. Erega iyi mihanda ibintu byabayeho abantu baragenda batera agatebe ku bandi. Bafite Ruvuga ngo Aga ashobora kuba ari kumwe na Miki kuko kugira ngo nawe yikorere hiti kuko hiti yo ya Miki Regis yarayimuhaye. Aga na Miki barabana. Kubana rega none se kubana nibanatandukana. Barafashanya ariko batandukana. Yishyura igice cy'inzu n'undi akishyura ikindi gice. Ibyo biba muri karase y'ubusambanyi. None se bitaniye he no kuba Regis afite Queen. None se Regis buraya mari cy'ingoro Queen atamusuye. Kandi no Regis warivugira ngo niba ushobora gutera. Waramubwira ati niba ushobora gutera bombe Queen. Tubana. Hari akantu Regis yacitwa arabivuga ngo tubana. Agose we ntiyabanye na Miki. Regis yabanye na Miki ntabihakana. None Regis aragira ati ngiyewe kuvuga Queen tubana. Bivuze ngo nawe yemeye ko babana uko Regis abana na Queen. Birasa nuko abana Miki abana na Aga. Ese wibuke ko Regis akantu yavuze ngo Aga wenda kwemera. Ntabwo nshaka kugira icyo nkuvugaho nta n'ikintu nshaka kukuvugaho kuko nta n'ikibazo cyawe. Ikindi kintu nibaza niba abahungu turi gufata abakobwa ubwabo bagaterana amagambo deja umukobwa akaba yatera amagambo n'undi Regis yareka Queen akivugira akaza kumwiya kiriya gikorwa yakoze ni ubugwari. Hanyuma rero tugaruke nubwo yagikoze cy'ubugwari abagore bakirwanira nubwo ari yaravuze ngo Queen wanjye wanjye sibyo nini ntago abasha kuvuga yababaye nagavuga oya Queen yababaye Miki yanavuze ko ngo hari igihe ngo ukundana n'agahungu ngo ujya mu nkundo ngo zagoboka. Miki yababaye aravuga. Noneho Queen we ngo yarababaye ararira ari mu gituza cya Regis. Noneho Regis aramuguyaguya nabwo ati hangane ngiye kugenda nitere ku muntu muheki ikinyarwanda niko kuza agashyiramo isukari ngo yafungishije nyina kugira ngo namukomeretse nk'uko namukomerekereje Queen wiwe. Hanyuma rero wowe Miki genda gaci imihanda iranyerera. Dufite byinshi byo imihanda iranyerera sidushize amavoice ebyiri sidushize amavoice ebyiri abantu badukurikiye iki kiganiro mu gihe Miki ndi gushaka gutanga agasopo Pastor Claude nayimuhaye Miki nawe ngiye kuguha agasopo dusoza ikiganiro Miki genda gaci imihanda iranyerera wikima amata umuntu wagukamiye Regis mwasangiye byinshi wabaye iwe ntago wagiye kuba kwa Regis ngo ntagutunge wariye amafaranga ya Regis ufata izina rya Regis urikuriraho bituma tukumenya ubu mushoramari muri sinema kubera Regis genda gake Regis nawe inama nguha gerageza ushiremo ukuri ukuremo ibinyoma kuko murwayi cyuko niba ari umurwayi tukabyemeranya ni n'uburwayi burimo reka nkwiso story gato umurwayi byuzuye biro official reka se nkuru gatoya ko nawe Miki iwabo ni mu Busanza urumva ibyo ndabizi bavukanaga ari abana batatu we na mukuru we n'umuhungu umwe bitaga Yeme. Umuhungu yigeze yanakoze impanuka hano Kabeza mu ikorosi rijya mu Busanza yigara aragenda kubita mu buzima bwo gustaragura nyina ababambe akubita umutwe ku muyenzi ahita hagwa. Noneho amaze ise yari umumotari ise wa Miki arapfa. Amaze gupfa mama wa Miki yo kwizamura k'umuntu amaze gupfa mama wa Miki yahise ashaka undi mugabo ariko ubwo mbere yuko ashaka undi mugabo mama wa Miki yacuruzaga kanyanga n'urumogi ariko yabigora kuyanga abana babeho nubwo atari inzira wabwira ababyeyi ngo babijyemo we yabiyiciriye apfuye aza gushaka undi mugabo mama Miki bamufunze abana n'undi mugabo abana na ba Miki Mama Miki mbere uri gutaruka mu mwandiko Mama Miki bamufunze kubera Miki oya ntago ari byo ariko mu cyiciro Regis hara yarabeshye oya reka nk'inkuru neza ngakomeza yawe nanjye ndakubwira yanjye komeza nanjye ndaza kukavaringa Regis komeza reka nanakumvishe wodi amakuru ngiye famille mba nazinjiriye
reka nkumvishe audio iyo audio irizewe ampaye nka ayishiye audio ko nanjye kare yishireho Cece kwa umbe none ubisobanura. Sha umushure kadusenga tsinde kabisa. Uwo ninde? Gutsinda nibyo bya mbere amafaranga kazanye. Numukwe wabo. Nako nyina banamufunze mari banamufashe mari. Yatanzwe n'uwamutanze ndamuzi yatanzwe n'umusirikare waba. Ngiye mu kwa cyenda nzaguha 20. Mwana agiye kwiga sha. Naho ubundi asifuwe nabi ibyo byo nukubeshya se wafungishije nyina kuko nyina banamufunze mari banamufashe mari yatanzwe n'uwamutanze ndamuzi yatanzwe n'umusirikare wabaga muri airport abasirikare barumweraga iwabo rero umusirikare niwe wamutanze amutanze bohereza ka gatitiro bagatite kogosheraga radari kogosheraga bingaro bitaga Mike ko kazanye n'abapolisi kararugura kamaze kurugura abapolisi bahita binjira bari bavuganye noneho sifuwe abonye abapolisi babagira ubwoba bafata igipfunyika cy'urumogi arakijugunya inyuma y'igipangu umupolisi aragisama arakigarukana mu gipangu imbere nuko babafashe ntabwo ari sifesi ko yari umwana ko yari ikimyira kiriya gihe yari azi ibyo bintu ibyo ari byo yari umwana rwose nyuma se bamaze kubafunga Miki ntiyabaye iwanjye bityo sinahari njyewe wahise ufatiraho umugabo wa nyina ntiyahise bafata mu maso bwe nahise mutereka nkarera Miki nkarera na mukuru batandukanye umwana wanjye afite umwana bari bashaka nuko badashima nagiye mbagirira neza amata y'inka banyweye nakoraga mu ifamu y'inka 300 nkajya nzana litiro 20 z'amata cyangwa 40 za buri munsi kuko aho nakoraga ntabwo twari dufite ntabwo twari dufite isoko ry'amata ajya bazanira amata yakanywa ntabwo tutarageza n'igihe cyo kunywa amata ariko bibagirwa ko bari abana nyine bajya bihindura ariko yesu nta bintu byatanje none se reka nkubwire aho ngaho ndazibye ariko noneho nyuma yo kuziba hari ikintu ashyizemo kiza bibagirwa vuba cyo icyo kintu cyo ndacyumva hanyuma iriya emotion ntago ari we wafungiye yashatse gukiza nyina abari baje kubafata nyina Miki ngo yahise afata icyo gipfunyika akinaga akirenza igipangu akirengeje igipangu umupolisi yarari inyuma y'igipangu yahise agifata kigarura mu gipangu noneho emotion za zuriya muhungu mva nkubwira impamvu yashyizemo akanashyiramo n'ibikabyo uriya mukobwa uriya muhungu yamwubakiye izina icya kabiri uriya mukobwa yataye Regis ibyo bintu nawe byakubabaza kubaka umuntu umufiteho future icya gatatu cyatumye Regis ashobora gushyiramo n'urusenda kugira ngo ibintu bikore uriya mukobwa Miki yaje atera bombe umukunzi wa Regis icyo cyo ndakimugaye Regis noneho aranavuga ati ngiye impamvu niteretse kamera nuko wavuze kuki kuri Queen ariko nanone ikindi kibazo wakibaza Regis niba ari kuvuga ko kavugishijwe na Queen nabyo tubiha intebe nanone ntago wabiha intebe kuko Queen ntago ari umugore bashakanye byemewe n'amategeko benda kubana barenda ariko bashobora no gutandukana nanone ntiyaza hano ngo agire icyo yakigira ngo ahagarare ku mutsi w'umuntu ariko none umugabo n'uvugira umugore we none se atavugiye bashakanye ryari tubazirya nabasambane nyene ubwo se nk'uwo musambane uko yasambanye nawe niko nundi ya Regis arakubwira uti ikintu cyatumye mfata igiburyo n'uburakari yateye bombe kuri Queen wanjye urafata uburyo ajya kuzana n'ibya kera n'ibya urafata umwamikazi w'abandi ikindi kintu kindi akazana kubeshya ko akaza kugerekwa umuntu ku muntu ngo uriya ngo niwe ntago yafungishije nyina ahubwo ikintu y'umukobwa ngo benda ko banejo wabwirwa none se nanjye reka nkubwire mu rukundo habamo kubeshyanya wabwirwa n'iki ko uriya mukobwa atiyemeye kuri Regis impamvu bino iki kiganiro mu gihe Regis mugakate aya majwi muyamuhe Regis ashobora gukotinga amagambo yivuganiye n'iki n'uriya mukobwa kandi uriya mukobwa uwo muntu tudashaka kuvuga amazina ye kandi arabazi neza ntago ari gushakisha akotinga avuga ngo bari abantu bibagirwa vuba
hanyuma n'uyu mukwe wabo nawe arigarutse iryo jambo hanyuma kandi nanone kwibagirwa vuba nabyo biragaragara. kwibagirwa vuba kwa Miki ntabwo gushobora gutuma yakibagirwa vuba yagera kuri Regis kugira ngo Regis amufashe avuga utu mfite depression yuko nafungishije mama kugira ngo wenda mva agahinda ke. Ese ubundi Regis we ushobora gukundana n'umuntu wafungishije nyina yaba mwizeye ate? Kuko Regis yavuze ngo Miki agenda asabisha amarira avuga ko ari imfubyi, avuga ko ibibazo bye kugira ngo abantu bamugirire impuhwe bamufashe. Ariko Miki ni imfubyi se yarapfuye. Uri kumva? Nyina arafunze. Ngo Miki ngo yagiraga n'ibintu by'ibifukunyu ngo bikamu by'ibicuri. Aya Miki yagoga igicuri yarasaraga akirukanka bakamubura akagenda bakamusanga kumva yase. Ibyo bintu Miki ntagarukura bisubiramo. Miki araguha ikinyarwanda werekane yirutse nayo diyo uretse ko avuga ko arwari yizane yizane duca amazimwe abantu badukurikiye bicare bafata intebe bakata ibintu yabivuze mu kari gato ngo agirwara ibifukunyo akirwara igicuri mwahavuye bataramufunga kuko bari mu bibazo bya sishiwe uriya ngo ni Miki niba ari Miki niwe wajya gurwara ibintu by'ibifukunya akabura bakajya kumushakisha muri icyo gihe. Uwo witwa Miki yarwaraga ibifukunya ibintu by'ibicura akabura bakajya kumushakisha. Miki washyizaga Miki ko ibiha umunsi yagaya mu buze byongeye byabo. Jewe ntabwo nshaka kuvuga kuri Aga kuko Aga ashobora kwifashisha Miki. Erega iyi mihanda ibintu byabayeho abantu baragenda batera agatebe ku bandi. Rukuvuga ngo Aga ashobora kuba ari kumwe na Miki kuko kugira ngo nawe yikorere hiti kuko hiti yo ya Miki Regis yarayimuhaye. Aga na Miki barabana. Kubana rega none se kubana ntibanatandukana. Barafashanya ariko batandukana. Yishyura igice cy'inzu n'undi akishyura ikindi gice. Ibyo biba muri karase y'ubusambanyi. None se bitaniye he no kuba Regis afite Queen. None se Regis buraya amara icyumweru Queen atamusuwe. Kandi none Regis warivugira ngo niba ushobora gutera waramubwira ati niba ushobora gutera bombe Queen tubana. Hari akantu Regis yacitwa arabivuga ngo tubana. Ago se we ntiyabanye na Miki. Regis yabanye na Miki ntabihakana. None Regis aragora bati ngiyewe kuvuga Queen tubana. Bivuze ngo nawe yemeye ko babana uko Regis abana na Queen. Birasa nuko abana Miki abana na Aga. Ese wibuke ko noneho Regis akantu yavuze ngo Aga wenda kwemera. Ntabwo nshaka kugira icyo nkuvugaho nta n'ikintu nshaka kukuvugaho kuko nta n'ikibazo cyawe. Ikindi kintu nibaza niba abahungu turi gufata abakobwa bwabo bagaterana amagambo deja umukobwa akaba yatera amagambo n'ubundi Regis yareka Queen akivugira akaza kumwiya kiriya gikorwa yakoze ni ubugwari. Hanyuma rero tugaruke nubwo yagikoze cy'ubugwari abagore bakirwanira nubwo ari yaravuze ngo Queen wanjye wanjye sibyo nibi ntago abasha kuvuga yababaye ntago avuga oya Queen yababaye Miki yanavuze ko ngo hari igihe ngo ukundana n'agahungu ngo ujya mu nkundo ngo zagoboka. Miki yababaye aravuga. Noneho Queen we ngo yarababaye ararira ari mu gituza cya Regis. Noneho Regis aramuguyaguya navuga ati hangane ngiye kugenda nitere ku muntu muheki ikinyarwanda niko kuza agashyiramo isukari ngo yafungishije nyina kugira ngo namukomeretse nk'uko namukomerekereje Queen wiwe. Hanyuma rero wowe Miki genda gaca imihanda iranyerera. Dufite byinshi byo imihanda iranyerera shidushyize amavoice ebyiri shidushyize amavoice ebyiri abantu badukurikiye iki kiganiro mu gihe Miki ndi gushaka gutanga gasopo Pastor Claude nayimuhaye Miki nawe ngiye kuguha gasopo dusoza ikiganiro Miki genda gace imihanda iranyerera wikima amata umuntu wagukamiye. Regis mwasangiye byinshi wabaye iwe ntago wagiye kuba kwa Regis ngo ntagutunge wari amafaranga ya Regis ufata izina rya Regis urikuriraho bituma tukumenya ubu umushoramari muri sinema kubera Regis genda gake. Regis nawe inama nguha gerageza ushiremo ukuri ukuremo ibinyoma kuko